kandi wacu kubyumva rwose urumva ari nk'inyamerika ariko ngubwire ngo ni filime nyarwanda. Bande batuzane rero ni Imanzi Movies DMC yafashemo aya basi giye rero birara tubimereye nabi nta kuvuga nta gukora nta Agakundi films ntugacikwe uragasanga ku Imanzi Movies bobo mwizo ntuzicikwe kuko bambuze nk'abo barimo DMC mwami w'abamahanga yakaje n'ubucikwe bameditabo n'ubacikwe nabo bakarimo gusa bamedita nubwo bigira ibyigomeke hari uwabyutse kubihiga ishyamba ameze nabi kiswa Agakundi wicikwa rero ni ku Imanzi Movies tusabwa ni subscribe ko n'amasasu arimo arafunguka ariko ubwo nibaje sha uyu munsi garanira bayirigara barimo bararaswa bari kuraswa mwami babami yaje na Agakundi film ni Imanzi Movies wigira ubwoba wowe ntabwo turi bukwice arumva amajwi nuraha yahamagajwe kuza kureba musaza we gusa zirimo ziramwakira ibyo byose urabisanga muri filime yiswe Agakundi barimo barakubita izo nyana zinze ndazishaka kabisa zo zirambona kiswa Agakundi ntucikorero ni Imanzi Movies barimo bakuzanira JM Production ndabana gafashemo dacikwa DIEUMERCI mwami w'abami uyu nguyu we rwose we yashashe ni nawe mastermind muri film uramubona sha uriya tumuhekure tu amabandi nkayo baje kuyahiga hari uwiteguye kuyahangana nayo harimo arabangamira abaturage hano ariko man icyo nicyo kitwinjira mu irigara man ni iki kinjira mu irigara wa ibyo ni iki kiswa Agakundi ikihizere cyo kiracyahari unucikwe rero icyo usabwa ni subscribe